Kristo Yesu akuzwe bavandimwe amazina yanjye nitwa Mukeshimana Valentine nkaba ndi umunyarwandakazi nkaba ndi umumama ufite abana n'umutware mu buzima busanzwe ndi umukozi wa paruwasi ndi secrétaire wa paruwasi akaba ari akazi nkunda akaba ari akazi nahuriyemo n'Imana akaba ari bwo uhamyanje kubaha muri iyi minsi rero hari imitego myinshi ya satani abantu barimo bacamo hari intambara abantu barimo bacamo ugasanga bayobewe icyo bakora ugasanga nta buryo bafite bwo kubyivanamo ariko Imana hari ibyo yanyeretse hari ibyo yampaye hari ibyo yashyize ku mutima wanjye Imana yemeye ko ibitero bingeraho ibitero binyuranye bingeraho kugira ngo inyigishe urugamba kugira ngo intwaro zayo menye uko zikora yanyeretse intwaro zinyuranye ukigeragezo najyaga ncamo cyabaga gifite n'igisubizo kugira ngo ubuhamya bwanjye bwuzure kuri uyu munsi wa none rero ubuhamya bwanjye buruzuye niyo mpamvu ndi imbere yanyu Imana rero yampaye titre y'ubuhamya bwanjye yayimpaye mu cyongereza titre yitwa My Journey in the City of Serpents Testimony of Victory mbishyize mu Gifaransa navuga ko ari Mon Voyage dans la ville des serpents témoignage d'une victoire ubwo nagenekereza nkashyira mu kinyarwanda n'urugendo rwanjye mu mujyi utuyemo n'inzoka ubuhamya bwo kunesha cyangwa se nkavuga urugendo rwanjye mu murwa utuwemo n'inzoka ntabwo byoroshye n'abatindiye rero reka mbahe iyo témoignage ndakomeza mbasobanurira iby'urwo rugendo urugendo rwatangiye mpaguruka nahise mbona imbere yanjye hari abantu babagizi ba nabi igico cy'abasore babagizi nabi kwambura abantu babatega mu nzira noneho ndavuga nese ko aribwo ngitangira urugendo nkaba mbona ibitangiye nabi wabivamo nshaka guhita mbivamo pe marayika w'Imana ako kanya nzi ruhande arambwira ati oya komeza humura ubwo narakomeje turakomezanya ariko nanone tugeze hagati mbona hari ishyamba ryari riciyemo umuhanda hagati muri uwo muhanda rero hacagamo intare zigenda zinyuranamo zintera ubwoba cyane ndavuga nti izi ntare zo turazicaye ko mbona zimeze nabi kandi ari nyinshi zigenda zinyuranamo marayika w'Imana arambwira ati tugende humura ntacyo uraba kuko twaragiye tukomeje mbona ahantu turahaciye nta kintu tubaye ubwo twaruhukiye ahantu mbona hari kiliziya urusengero cyangwa kiliziya twinjiramo turaruhuka nabonaga ari nka transit ari ahantu twari duciyemo urugendo nka kabiri tugomba gukomeza ubwo twararuhutse igihe cyo gukomeza kigeze narebye hanze mbona mu majardin mbona mu muhanda hose huzuyemo inzoka ubwo burantera ndavuga nese ubwo noneho ndacaye ko ahantu nanyuze kugira ngo ngere hano naho ntihari horoshye harimo abagizi ba nabi harimo imitego harimo intare none izi nzoka zo ndazikizwa n'iki ndi hagati na hagati marayika w'Imana ahita ambwira ati rero reka ngucire inzira aho umwanzi atatekereje ubwo niko kunyambika amababa ubwo dufata inzira y'ikirere ngenda ndeba umujyi
hasi umujyi wubatse neza, ama etaje agerekeranye, amazu manini ariko utuwemo n'inzoka nyinshi cyane, nini ntoya, zose arizo zuzuye mu majaride no mu mihanda, inzoka. I saw a city of serpents. Ndatangara cyane, ndatangara kubona umujyi nk'uwo utuwemo n'inzoka, munini pe. Ubwo twageze kuri destination, turururuka, ibyo ntare, inzoka byose byari byacishijwe bugufi. Kuri destination nasanze hateguye ameza, hariho urupapuro n'ikaramu. Ubwo marayika arambwira ngo fata uru rupapuro n'ikaramu wandike iby'urugendo rwawe. Ubwo niyo mpamvu muri kumbona hano natangiye kwandika iby'urugendo rwanjye, ariko ngomba no kubivuga, ndimo ndabivuga kuko ubwo uburenganzira nabwo Imana iherutse kubumpa. Ubwo mu gitondo kimwe uko nabaga mu kazi kanjye nkora ko kuri paruwasi, njya gufunga kiliziya, njya gufungurira abakristo mu gitondo ngo baze mu misa. Ubwo nibwo nacaga kuri aritari, nkasenga, nkagirira igihe kidasanzwe n'Imana, kanganiza koko hamwe wumva ko Imana mufite connection, hamwe wumva emotion, amarira kaza, ukaganira n'Imana, ukabyumva koko uri kuganira n'Imana. Ubwo nibwo Imana yambajije niba nshobora kuyikorera, niba ndi ready. Narasubije ngo yego, naravuze ngo I'm ready for it. Ubwo mbaze kubivuga, nibaza niba nzabishobora, ndabibaza se ko ndabyemeye ariko ntabwo nsobanukiwe n'icyo nzakora, nta nubwo nzi niba nzabishobora. Imana irambwira ati humura, ati hari abantu bafite esprit ya Musa ndetse na Abrahamu, ati humura rero ntugire ubwoba. Ubwo rero maze guhumurizwa, Imana impagahe ko kuruhuka. Irambwira ati genda uruhuke, uryame, ushyire umutima hamwe mbere yuko utangira akazi, kuko niyo utangira akazi uzaba uri busy cyane, ntabwo uzongera kuruhuka cyangwa kujya mu byo wiboneye byose. Ubwo muri icyo gihe cyo nari ndimo cyari nka shift ni ukuvuga ngo ni uguhindura, ni ukuvuga ngo nko mu kazi hari igice kimwe gikora, cyarangiza kigataha, hakatangira ikindi gisimbura abakoze mbere. Ubwo nanjye hari chapitre imwe nafunze, nakorozinze mu buzima bwanjye, Imana ifungura indi chapitre nshya, impindura mushya, ibintu byose byanjye byose birahinduka. Abantu twabanaga barahinduka, bagenda, Imana sinzi uko yagiye ibikora, ikagenda bamwe bavana mu buzima bwanjye, ikagenda impindurira ibintu byinshi, nkabibona ko ndimo guhinduka mushya. Imana yacu igiduhindura bashya, ibiremwa bishya. Ubwo nari nko kubabwira nyine ko ibi nabwo ndi kuvuga Imana yampaye uburenganzira bwo kubivuga. Itangira kujya noneho inyereka ibintu byinshi, ikatangira ikanyereka ibintu byinshi nkabibona. Ibintu yagiye inyereka ntabwo byatindaga, ni ukuvuga ngo iyo yanyerekaga ibintu mu yerekwa, hari igihe nasangaga ari confirmation y'ibyo nabonye ntasobanukiwe, cyangwa ngasanga ari ibintu ntarabona ariko nabyo mu gihe kitari kinini vraiment gahita mbibonesha amaso yanjye. Ubwo rero reka ngaruke kuri ya viziyo yanjye, nagira ngo mbasobanurire impamvu ndi kuvuga ibi byose. Hari uburenganzira nahawe, nuvuga ngo Imana iratuzi, niyo yaturemye, iratuzi cyane.
ireba mu mitima yacu, mbese ireba noneho izi ibyo umwana w'umuntu atazi, iyo irabizi. Uvuga ngo iyo igutoranyije ikaguha inshingano iba yabikoze ibizi, nta wabishidikanyaho. Ubwo noneho byayerekwa ryanjye muri rwa rugendo rukomeye rutoroshye, dufite ibitubangamiye byinshi, ku buryo kugira ngo ugere kuri destination biragoye. Ukeneye marayika ukuyobora kugira ngo ubashe kugera kuri destination, kugira ngo ubashe gusimbuka iyo mitego yose. Ukeneye intwaro. Ubwo rero intwaro Imana yampaye ni Zaburi. Yampaye Zaburi ya 91. Zaburi ya 91 niyo ntwaro yampaye yagucisha muri urwo rugendo rurimo amahwa, rurimo ibintu biteye ubwoba mw'abantu mwe. Iyo Zaburi narayisomye bwa mbere, mbona ko hari ahanditse ngo Uwiteka niwe uzagukiza ikigoyi cy'umugoyi, nizagukiza imitego y'umwanzi. Uwiteka niwe wenyine ufite ubwo bushobozi, kandi koko nari nabonye imitego itegwa myinshi cyane. Noneho Uwiteka niwe uzagukiza mugiga irimbura. Uwiteka niwe uzagukiza ibyorezo. Ibi byorezo muri kumva muri uyu munsi wa none, ibi byorezo bitwugarije, nta kindi kizabigukiza n'Uwiteka. Uwiteka niwe uzaguha ubutwari bwo gukandagira inzoka n'intare, ukaribata umugunzu w'intare n'ikiyoka. Uwiteka. Ubwo rero ugendeye muri ubwo butwari bwose buri muri Zaburi ya 91, ubasha kuribata, ubasha kunesha, ubasha gutsinda umwanzi. Ni intwaro ikomeye, ni intwaro nabonye uburyo ikora ndatangara. Natangajwe n'ukuntu Zaburi ya 91 iyo igeze ku mwanzi itababarira. Ibyo byose bishyira hasi, iramwexposa. Ni intwaro ikomeye inesha imitego yose watezwe yose. Uwiteka arayikugaragariza, mbega akagucira inzira aho umwanzi wawe atari yaratekereje. Zaburi narayisomye bwa kabiri, nisomo bwa gatatu nyiririmba. Ubwa gatatu yaje muri rijwi, n'Umwuka Wera ni Roho Mutagatifu warundiho, ndayiririmba. Reka mbabwire uko nayiririmbye. Uba mu rwihisho rwisumba byose, azahama mu gicucu cy'ishobora byose. Ndabwira Uwiteka nti uri ubuhungiro bwanjye, n'igihome kinkingira. Imana yanjye niringira, kuko ari we uza gukiza ikigoyi cy'umugoyi, na mugiga irimbura. Azakubundikiza amoya ye, kandi uzajya uhungira munsi y'amababa ye. Umurava we n'ingabo n'icyuma kigukingira. Igiteye ubwoba
cya nijoro ntikizagutinyisha, cyangwa umwambi ugenda ku manywa, cyangwa mugigi igendera mu mwijima, cyangwa kurimbura gutsemba ku manywa y'ihangu. Abantu igihumbi bazagwa iruhande rwawe, abantu inzovu bazagwa iburyo bwawe, ariko ntibizakugeraho. Uzabirebesha amaso yawe gusa, ubona ibihembo by'abanyabyaha. Kuko ari wowe buhungiro bwanjye Uwiteka, wagize isumba byose ubuturo, nuko nta kibi kizakuzaho, kandi nta cyago kizegera ihema ryawe. Kuko azagutegekera abamarayika be ngo bakurindire mu nzira zawe zose. Baza kuramira mu maboko yabo ngo udakubita ikirenge kw'ibuye. Uzakandagira intare n'impuma, uzaribata umugunzu w'intare n'ikiyoka. Kuko yankunze akaramata, nicyo nzamukiriza, nzamushyira hejuru, kuko yamenye izina ryanjye. Azanyambaza nanjye mwitabe, nzabana nawe mu makuba no mu byago, nzamukiza muha icyubahiro, nzamuhaza uburame, kandi nzamwereka agakiza kanjye. Mana ishimwe. Iyi zaburi ni intwaro ikomeye Imana yampaye ngo mbagezeho mbashyikirize. Murumva ko nyizi mu mutwe, nayanditse ku nkingi z'umutima wanjye, nyivuga ibihe byose, naba ndi muzima, naba ntabasha kuvuga, iri ku mutima wanjye. Kondisiyo zose naba ndimo, zaburi turagendana. Igihe cyose ngenda nkandagira inzoka, ndibata umugunzu w'intare n'ikiyoka. Imitego y'umwanzi, ibigoyi yateze akaba ari we bishibukana mu izina rya Yesu Kristo. Iyi zaburi ni backfire, back to sender. Umugizi wa nabi wose uzakugirira nabi ntatazagutwara. Nuba witsunze iyi zaburi, iyi ntwaro, yifate, yikomeze, yikoresha urebe imirimo ikora, ikora imirimo ikomeye. Iyi niyo ntwaro Imana yanyeretse uburyo ikora, uburyo ivumbura, uburyo yexposa umubi wese ukamubona, ngo muzabirebesha amaso yanyu ibihembo by'abanyabyaha. Niko bimeze. Ariko nubwo bwose bimeze gutyo, Imana ntabwo ijya iduciraho iteka. Igihe cyose umwana w'umuntu yagaruka, abasha kubabarirwa, haracyari imbabazi. Ahari wagarukira aho ngaho, Imana ikakugirira neza.
Imana iracyababarira. Ubwo rero iyi ntwaro nahawe ni ukuyikoresha inshuro nyinshi, mbese ushoboye. Njye nyivuga buri munsi, inkorera imirimo ikomeye, yampinduye undi muntu, yampinduye intwari ku rugamba. Ni bombe. Iyi Zaburi nayise ubwihisho bwanjye, kuko niho mpungira. Ni nkaho umuntu aba afite indake ku rugamba, ibibombe byakubita ari byinshi, ukajya muri ya ndake ukihishamo, ukajya munsi y'amababa y'Uwiteka, akaba ariho ugira ubwihisho, ubuhungiro bwawe. Kandi nawe noneho akakubundikiza amoya ye, ukagubwa neza. Aha niho uzabona umuntu yatewe imijugujugu, yatewe amase, yatewe imyambi, ibitero byakugabweho, ariko bigafata ubusa. Ni ukubera hari ubwihisho ufite ubwihisho. Bazakugirira nabi ariko ntabwo bizakugeraho. Uwiteka azagutabara, kuko ngo azagutegekera abamarayika be ngo bakurindire mu nzira zawe zose, ngo bazakuramira mu maboko yabo ngo udakandagiza ikirenge cyawe ku ibuye. Imana yacu iradukunda pe. Muyisabe muzahabwa. Umunsi nasabye Imana igitondo kimwe, narindi mu kiliziya, hari ibyo nari ndimo ntegura, ngeze kuri aritari ni ahantu hatagatifu. Hariya kuri aritari y'Uwiteka niho nasenyeye ibicaniro bya shitani, ndabisandaza. Kuko iyo mpari bafite imbaraga zanjye zose, narabisandaje. Uwiteka rero akora ibintu bikomeye. Iyo umusabye neza araguha. Impamvu hari ibintu bimwe abantu basaba ntibabibone, nuko baba basabye ibintu bidafite umumaro. Reka mbaho urugero. Umubyeyi, umwana wawe mutoya ashaka kubona ufite urwembe, akaruririra, kuko agize ngo nagakinisho ufite, akaruririra. Ariko wowe mubyeyi ntabwo warumuha, kubera ko uzi ko nurumuha ari bwikataguriye, nta kizura bumukoreye, ntacyo warumuhera rero. Ariko umunsi umwe Imana yarantetesheje pe, irambwira ngo saba icyo ushaka. Ndavuga Mana, nsaba iki? Ndavuga nti rero Mana, mpereza Roho Mutagatifu. Imana irayimpa. Ndavuga ngo kuba wirengagije ibibazo byose ufite umwana urwaye, washoboraga kunsaba amafaranga cyangwa icyubahiro, ntabyo unsabye Roho Mutagatifu, ndamuguhaye kandi muguhanye n'ibindi byose. Narishimye cyane. Ndavuga ndamwakiriye. Ubwo maze kumwakira nibwo imirimo yatangiye gukoreka. Nibwo natangiye kugira inzozi, nibwo bamarayika batangiye kungenderera mu buryo budasanzwe. Hari bamarayika burya Imana ikoherereza abantu rwose ukavuga ati uyu muntu yari marayika. Hari umuntu uza mu buzima bwawe ugasanga umuntu yari marayika, noneho no mu nzozi nkababona.
burya buri wese afite ba marayika barenze, ba marayika bamurinda. Burya cyagiye uba wumva ugiye gukora ikintu ukumva hari umuntu ukubwira ati oya kireke ikibi, uwo ni marayika. Ubwo rero Imana yampaye Roho Mutagatifu, turamuhabwa twese iyo dukomezwa, ariko abasa n'usinziye, ariko iyo akangutse imirimo ye irigaragaza. Ubwo rero Imana itangira kujya inganiza pe, nkajya mbona ibintu bidasanzwe ntari nsanzwe mbona, mbese naza nawe nkakubwira ibintu ku buryo butangaje. Ku buryo butangaje Imana yacu irakora, Imana yacu iravuga, Imana yacu yo wayemereye ko ari inshuti yawe iragusura, mbese muba buri munsi amakuru y'ijuru irayaguha. Ntabwo uba ugitungurwa, ibintu byose biba impamvu bitaduhungabanya, tuba twarabitegujwe. Ni ukuvuga ngo ibintu bikomeye Imana irabiguteguza kare, iyo bije aho kugira ngo biguhungabanye, ahubwo urashima, biragukomeza, uravuga ati haleluya, birasohoye bya bintu wavuze Mana wari warabimbwiye, umpa imbaraga mbicemo neza. Kubana n'Imana, guhorana amakuru y'ijuru ni ibintu bidafite uko, ntago nabona agaciro nabi, hani ibintu bifite agaciro gakomeye. Musumye Imana ko yagiye ireka nyine ibitero bikanzaho kubwo kugira ngo menye ukuntu intwaro zayo zikora. Maze kubona iyi ntwaro ya Zaburi 91 narayivugaga, nayivuga noneho bantu bari baramenyereye kunyohereza ibyo bintu byabo, izo maji zabo, ubwo bufindo, noneho babikora ntibicemo, ariko nkabibona. Uvuga ngo ibibuye batwereje twarabibonye, amase baduteye twarayabonye, ibitero batugabyeho byarazaga ariko bigafata ubusa. Noneho ubwo ikiba nuko ari bo bisubiraho, ibyo bya bindi byose bashatse kuba nibyo bibabaho. Batangira guhangayika, batangira kugira ubwoba, bati ese wa mugore yaba ari kuturoga nawe ese byaba bimeze biti? Ni Zaburi y'umuriro, back to sender, backfire. Ku buryo basubiye muri abo baganga babo, ngo basubiye muri abo baganga babo, barozi babo, baravuga bati mudurebere ukuntu bimeze, mbere twari twakoraga ibi bintu byose bigakunda ariko ntibigikoreka, ahubwo tumerewe nabi. Bimeze biti? Uwo muganga wabo arababwira ati uyu ni umwana w'Imana, muramushakaho iki? Ese muzi ko mwahemukira umwana w'Imana mukagira amahoro? Umupfumu yabasubije amafaranga yabo ati musubirane amafaranga yanyu, ibicaniro byanjye ntibigiye gusandara ngo bishye. Abapfumu nabo basigaye batwanga. Mana wabwe icyubahiro. Abapfumu nabo baradutinya, baratwanga, kuko baratuzi, baradusoma. Burya nubwo bwose tutaba tuzi ibiturimo, tutaba tuzi agaciro dufite, ariko umwanzi wacu aratuzi, azi ikiturimo, azi aba yarasomye ibyacu, ubuzima bwacu arabuzi, niyo mpamvu aza kuturwanya. Satani ntago yakurwanya, ese nta kintu special ari kukubonaho, kuko n'umujura ntago ashobora kujya kwiba inzu iri mu busa, acunga yanze irimo ibintu, hari bukura imari.
Satani rero ni umunyabwo ni ukudukanga, aradukanga ariko azaneshwa. Mbese urugamba aba yagaragaje ko ari umurwanyi, arigaragaza akitakuma akagaragara, ariko acyura umunyu. Uwiteka Mana yacu ikomeze iduhe abamarayika beza. Marayika Mikayeli nzababwira ibye ubutaha, kuko ntabwo nshaka ko ubuhamya buba burebure. Mu bamarayika Uwiteka yantegekeye, kuko muri iyi Zaburi hari aho yavuze ngo nzagutegekera abamarayika bakurindire mu nzira zawe zose. Harimo umumarayika ukomeye witwa Mikayeli yanyigishije urugamba. Ubu ndi umurwanyi, nta mpuhwe Sekibi. Uwiteka Imana ahabwe icyubahiro, kuko niwe uforoma abantu be. Maze igihe kinini ndi muri formation, ibitero bingabwaho, Satani yitakuma, Imana inyereka buri ntwaro yose uko ikora. Ubu rero ndagira ngo ikiganiro cyanjye ngisubike mbabwiye intwaro ya mbere rurimbuzi, bombe atomike, yitwa Zaburi ya 91. Zaburi inyeganyeza umwanzi akabura amahwemo. Zaburi hindura ibintu. Nyizanye nk'ikirungo, muyongere muri ya masengesho mwakoraga. Ntabwo mbabwiye ngo amasengesho mwakoraga muyahindure, ahubwo hita wongeramo iyi Zaburi. Ujye yongeramo maze wirebere. Muzabimbwira. Uwiteka aradukunda, ntago ashaka ko turimangana, ntago ashaka ko Satani atwishima hejuru. Arashaka kudutabara, arashaka kuturokora. Satani azatsindwa ibihe byose. Uwiteka azakomeza duhishurira imigambi ye uko bwije n'uko bukeye. Uwiteka niwe murinzi wacu, niwe uzatuyobora, niwe uzaduhishurira ibikomeye, kuko yumva ibyo tutabasha kumva, aba hose icyarimwe, aba aho tutabasha kuba. Izo groupe z'abantu bishyira hamwe ngo bakugirire nabi, izo nama zabo Uwiteka ntabwo aba zirimo, niyo mpamvu aje kuzisenya. Bishyira hamwe kugira ngo bagutege imitego, barapanga bakavuga ati umugambi tunogeje umugambi, ariko ntago bazi umubano ufitanye n'Uwiteka. Ibyo bagupangiye, ikigoyi baguteze, bazakigwamo ubwabo, bazakorwa n'isoni. Tuzabirebesha amaso yacu gusa. Umuntu wese wicara agapanga ngo akugirire nabi, azakorwa n'isoni. Uwiteka aje gutabara imitego yose. Nta mugambi n'umwe wa Sekibi. Izi ntwaro ngiye kubahereza uzaresista zose aho ziba zikagera, imigambi yose ya Sekibi hiva ikagera, hari igisubizo. Mbega aho ubushobozi bw'abantu bugarukira niho ubw'Imana butangirira. Sekibi ari munsi y'ibirenge byacu. Tuzamuribatisha
amagambo Uwiteka yaduhaye y'ubutwari no kunesha. Reka mbareke mube mufashe intwaro mutangire muyikoreshe, kuko hari n'izindi zikomeye nazo mugomba kumenya zikora. Ubwo ubutaha ubuhamya bwanjye nzabahereza izindi ntwaro Imana yanyeretse uburyo zikora. Ubahwe Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, nk'uko bisanzwe iteka, niyubahwe n'ubu n'iteka ryose. Amina. Imana ibarinde, Imana ibahe umugisha. Ikiganiro ubuhamya nakagaruka, tuzasubira mu gice cya kabiri. Murakoze, ndabashimiye cyane.